turakwakiriye hamwe n'abakunzi ba Irera TV1 turagusaba ngo twibwire mu buryo burambuye. Murakoze. Yego. Yesu abaha umugisha. Yego. Kwa Mutesi Anne Marie. Yego. Umudamu ushima Imana Yesu yagiriye neza. Yego. Eh, Yego. Urakoze cyane kutwibwira. Nk'abakunzi ba Irera TV1 ndetse n'abandi bantu bari impande n'impande hari ibibazo tujya twibaza bigiye bitandukanye. Ariko hakaba hari ibyo wadufasha gusobanukirwa kugira ngo tugire icyo dukora gikwiriye, sibyo? Ibisobanuro byanyu n'inyunganizi mugenda muduha. None wenda tukubajije mu buryo bwo gufashanya twese hamwe, ni ayahe mahame ufite wowe, sibyo? Yego. Ni iyihe myanzuro wafashe mu bigendanye n'iby'ubwami bw'Imana cyangwa mu iyobokamana? Yego. Ni iki wafatiye imyanzuro wakagombye gukora mu iyobokamana, sibyo? Yego. Cyangwa mbese ni ayahe mahame ufite utahindura bitewe n'undi muntu cyangwa ikindi kintu wowe ugakomeza imbere? Yego. Ni karibu mudufashe udusangize. Murakoze. Yego. Njya nibuka ahantu Yesu yankuye. Yego. Yesu yankuye ahantu kure kugera n'iyi saha numva ngiye nzaguma kuri uyu mugabo. Yesu aba yaraturinze tukiri abana, tukiri mu nda za ba mama. Yego. Bituma aho majije kukurira mpabwa agakiza. Yego. Mu guhabwa agakiza na Kristo. Yego. Nemeye kuzabana nawe. Yego. Yego. Baje gusanga muri Bibiliya handitse havuga ngo icyakora abamwemeye bose bakizera izina rye yabahaye ubushobozi bwo kuba abana b'Imana. Yego. Kuva ubwo nahise nemera yuko nkwiye kuba uwa Kristo. Ni ukuri. Yesu abaha umugisha. Yego, urakoze cyane kubidusangiza. Ni intego kandi nziza cyane. Ni numbero nziza cyane. Ahubwo mwanadufasha kandi nimba atari ibintu by'ibanga, sibyo? Nimba atari ibanga mwadufasha. Ejo hazaza mwiyobokamana uteganya iki? Uteganya gukora iki kugira ngo wumve uri ku kigero cyo kuba uri mu murongo w'iby'Imana ishaka? Wumva noneho ugiye gukora iki? Cyane ibyo uteganya gukora? Ibyo neganya gukora, yego, numva nazasangiza abantu inkuru nziza. Yego. Nk'abantu badakijijwe, nkababwira uburyo Yesu agira neza, nubwo atanga amahoro. Yego. Murakoze. Ni ukuri urakoze cyane. Iyo ntego ni nziza cyane, n'ubundi Yesu yayivuzeho, yaba ari muri Matayo ibice 28, yaba ari muri Mariko ibice 16. Yego. N'ubundi yaravuze ngo mujye mu mahanga yose. Yego. Kandi nawe uravuze uti nzagira gute? Nzatambutsa ubutumwa bwiza, sibyo? Naravuze ati mujye mu mahanga yose muvugira abantu bose ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo, sibyo? Yego. Urumva iyo ntego ufite n'intumbero ufite ni nziza, sibyo se? Yego. Kandi Imana igushyigikira. Yego. Yego. Kandi no kuyisangiza n'abandi ni iby'igiciro. Dusaba nawe dukurikiye kuri Irera TV1 unyuze muri komenti, n'ubundi watugezaho nawe igitekerezo cyawe, ukatugezaho n'ikibazo unyuze muri komenti. Byaba byiza cyane kugira ngo dufatikanye ivugabutumwa byiza. Murakoze cyane. Rero tugarutse gatoya. Yego. Iyo tubonye ahantu hateraniye abantu benshi cyane, bateranijwe no kugira ngo baganire ku by'ubwami bw'Imana. Yego. Ni ibihe bintu by'ingenzi bakorera muri iryo teraniro? Nimba abantu bateraniye ahantu hamwe, ni iki bakora? Ni ibihe bikorwa bakoreramo? Kuko nzi bamwe hari aho bagira ibice byo gushima, gutura, kuvuga ijambo ry'Imana, kuririmba, kubyina, gukoma mu mashyi. None wowe ku ruhande rwawe aho wagiye uteranira mu materaniro bateranijwe no kuganira ku by'ubwami bw'Imana, ni ibihe bice by'ingenzi wabonyemo? Ibice by'ingenzi nabonye, yego, ni uko twakumva ijambo. Mbere na mbere ngiye nikundira ijambo. Yego. Murakoze. Urakoze cyane. Iryo jambo uba ukeneye muri iryo teraniro ni irihe? Cyangwa ni ubuhe bwoko bw'iryo jambo ry'Imana uba ukeneye? Cyane cyane ahantu nshingira. Yego.
ahantu nshingira nuko Bibiliya yatubwiye ngo icyakora yego abamwemeye bose yabahaye ubushobozi bwo kuba abana b'Imana. yego Njye niryo jambo nakurikiye. yego yego. Urakoze cyane. None iyo tugiye tugasanga icyo gikoresho bakoresha bakuramo ijambo aricyo Bibiliya, rishatse kuvuga iki? Bibiliya ni iki nyirizina? Bibiliya ni igitabo kirimo ibyo abakristo bizera, yego kibumbatiyemo iby'ubu n'iby'ahazaza. yego. Urakoze cyane nk'uko n'ubundi ubivuzeho. Tugenda duhuza iby'abatubanjirije babivugaho n'iby'ubu ngubu ndetse n'ibyanditswe muri iyo Bibiliya dusoma. Dusanga n'ubundi Bibiliya harimo iby'abakristo bizera, tugasanga Bibiliya ibumbatiyemo ibitabo n'inzandiko bivuga ku mateka, iby'uyu munsi n'iby'ahazaza, kandi bikaba byananditswe n'abantu batandukanye, kandi tugasanga Bibiliya irimo n'iby'Imana yavuze. Yego, urakoze rero ku gisobanuro uduhaye. None tugarutse n'ubundi kuri Bibiliya, ko turimo kubona ari y'agaciro kandi irimo ibintu bikomeye cyane, ndetse harimo n'iby'Imana yavuze. Akamaro kayo ni akahe? Akamaro ka Bibiliya ni akahe wowe urimo kubona? Akamaro ka Bibiliya ni uko harimo ijambo. Yego, ni uko harimo ijambo. Yego yego. Urakoze cyane. N'ubundi turimo duhuriza hamwe twese hamwe. Iyo urebye muri Bibiliya ukayisoma, usanga nayo ubwayo yerekana akamaro kayo. Yego yego. Niyo usomye muri Bibiliya n'ubundi mu Baroma ibice 15 umurongo wa 4 haravuga ngo ibyanditswe kera byose byandikiwe kutwigisha. Yego. Kugira ngo kugira ngo kwihangana no guhumurizwa bitangwa nabyo biduheshe ibyiringiro. Yego. Nsubiyemo gato. Ibyanditswe kera byose byandikiwe kutwigisha. Kugira ngo kwihangana no guhumurizwa bitangwa nabyo biduheshe ibyiringiro. Urumva ibi byanditswe kera tubisanga n'ubundi muri Bibiliya. Yego. Hari ibyanditswe kera bitari muri Bibiliya, sibyo? Mu bindi bitabo bisanzwe, sibyo? Ariko ibyanditswe muri Bibiliya byo ukuntu n'uyu murongo byerekana neza ngo ibyanditswe kera byose byandikiwe kutwigisha. Sibyo? Ngo kugira ngo kwihangana no guhumurizwa bitangwa nabyo biduheshe ibyiringiro. Kandi igitanga ibyiringiro ni ukumenya rya jambo ryanditswe muri Bibiliya. Yego. Rya jambo Imana nayo yavuze. Nibyo bihesha ibyiringiro. Ni ukuvuga ngo udafite ijambo ry'umukuru nta byiringiro uba wicaranye. Ni ukuvuga ngo ikindi nanone, iyo ufite ijambo ry'Imana ugendera mu butware bw'Imana kuko uba ufite icyo yo yavuze. Yego. Kuko uba ufite icyo ushingiraho, ukagira rero iki yatubwiye ngo bikaduhesha kwihangana, sibyo? Ibyo byanditswe biduhesha kwihangana. Ijambo rigakomeza ryerekana yuko biduhumuriza, sibyo? Bitanga ihumure. Kandi bikaduha n'ibyiringiro no ku buzima bw'ahazaza. Tukizera yuko, tukamenya yuko hanyuma y'ubu buzima hariho kuzuka, hakabaho ubundi buzima burenze ubu ngubu turimo. Yego. Urakoze rero kutuganiriza cyane no kwemera yuko tuganira iby'ivugabutumwa bwiza. Yego. Ubwo duse tubona nyirizina Bibiliya icyo ari cyo, tukabona n'agace gatoya ku kamaro ka Bibiliya. Urakoze cyane. Rero umuntu n'ubundi akimara kwiga icyigisho nk'iki cy'ingenzi, ako kanya bisaba yuko atangira gushyira mu bikorwa ibyo yize, ndetse akabimenyesha n'abandi. Yego, kugira ngo nabo bamenye ibyiza by'ingenzi. Rero n'ubundi dusaba nawe dukurikiye kugira ngo unyure muri komenti utugezeho igitekerezo cyawe, kandi uduhe n'ikibazo waba ufite unyuze aho muri komenti. Murakoze. N'ubundi mwari muri kumwe n'ubwoko bw'Imana buterwa ishyaka no kwiga ijambo ry'Imana.
ndetse no gusobanukirwa iby'Imana Data wa twese ishaka kugira ngo abe ari byo dukora nk'abana b'Imana. Yego rero mugire amahoro n'ubuntu mubiheshejwe no kumenya Imana Data wa twese na Yesu Kristo umwami wacu. Murakoze cyane. Imana ibahe umugisha.